urabona uko byamera kose nubwo hano habaho gukompeta dukeneye kwereka abanyakigali ko dushoboye kandi ntabwo nkeneye kwimuka yego kandi ntabwo nkeneye support y'abastari b'i Kigali bano bakoze amazina kuko njya gutanya n'undi nta mustari wari urimo ntabwo nibuka akarere neza ko nankiri umwana kigeze guteramo inzara aho wagira hose bati Mugisha Benjamin twariganye nanga mimere yanjye muzayimenya nasezeranye nawe nyine mujya kubishaka nkuko mwashatse bya Vestine na Dorka bya Vestine na Idrissa mazina mfite nayo niswe n'ababyeyi uyu munsi none ndi gukoresha nayo ngiye ubwanye nakoreye choice mazina agomba kumfasha izagizwe n'ama episode 11 hari umugabo twansanzabera Jean de Dieu mushimire cyane comedy iri kumira filme uruganda rwa cinema yego wenda ufite ibyo wagiye unenga cyangwa se nawe ukeneye gukosora ni ikihe gisubizo ugiye kuzana wenda gishobora kutaba 100% ariko ukavuga ati ngenekereje uyu munsi wa none rero icyo ntekereza ni kimwe nuko hano Musanze imbaraga zirahari ntabwo turi kure y'itangazamakuru kuva no kugera cyane amasaha 2 n'igice mushigikira impano ziri hano Musanze ziri hafi aho ngano hari ishoramari rigari mumenyekanisha ibyo mukora muzamukane n'abazamuka mwe kuzamukana n'abagezeyo ko nujya kuri RBA reka tubasuhuze tubifuriza ibihe byiza iyi ni Musanze View ngende Kabera ndi kumwe n'umutumirwa musanzwe mumenyereye ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ndetse akaba ari n'umukinnyi wa filime umudirector umuscript writer ni byose ahari ikintu adakora amenya ari umufilmeka nabyo ushobora kuba bikora wenda nuko ntabizi ubwo tuguhaye ikaze murakoze cyane nigeze bantu mu ifoto muri stade mu kinigi mu muhango wo kwita izina ingagi yego nza nafoto ibintu by'umukara gusa by'umukara gusa ariko ngiye kuzabyiga gukamera ariko byagiye byarangiye gute se barayakiriye cyangwa baravuze byarangiye ifoto nyibonye kuko ngiye bari banyese ukuntu basetinze ndagenda ngafotora kuba focus bikananira ariko ifoto ndayibona no gukoresha kuri website yego tukwizi ku mazina atandukanye ariko ngira ngo najyanye n'akazi Google cyangwa se IRC kukwitirira Google ubundi bakakwitirira company no mwiranga mimere niko bimeze ranga mimere yanjye muzayimenya nasezeranye nawe nyine mujya kubishaka nkuko mwashatse bya Vestine na Dorka bya Vestine na Idrissa mwe mufashe Jean Google aruherutse kumbwira nawe hano turi mu kiganiro arambwira ngo amazina y'inyakuri ayavuga aruko ari kuri polisi aruko ari kuri banke uri kubyumva cyangwa se afite izindi gahunda zimusaba amazina amazina yanjye muzamenya ari uko ndi muri launch nanya application mpanutse gukora nibuka nashizeho Jean Google kanate yari kuranga kuntuza mwiranga mimere yego kubera iki mbese hari amazina ubundi hari amazina umuntu aba yumva amusupportinga ari proud yayo yakwifashisha igihe cyose mu bikorwa byo ari byo byose amazina mfite nayo niswe n'ababyeyi yego niho bankoreye choice uyu munsi none ndi gukoresha nayo ngiye ubwanye nakoreye choice amazina agomba kumfasha ahariho hose akaba ariyo brand yitwa Jean Google ahubwo abantu uri umu artiste kabisa ako kantu nibwo nakumva ati uri proud yayo kuko ababyeyi bayakwise ariko ufite nandi yawe uri proud yayo bivuga ngo ariko siko bishoboka buryo bamugani ko umuntu yajya kuri gihe akavuga ati aya n'ay'ababyeyi aya n'ayanjye nanjye niyise akanga urugero rwa Mugisha Benjamin aho wagira hose bati Mugisha Benjamin twariganye bakumva uvuze Benjamin Mugisha wari wese aho wagira ukavuga uti andi mazina runaka ariko uvuze The Ben ni brand yubatse umwimere iyo character yo kuba ari The Ben ni kuvuga ngo iyo ni brand name yarafashe kabisa ntago biba byoroshye inyuma sasa ya Jean Google muri sinema cyangwa se mu bindi wowe ubwawe usibye ibyo tuzi abakunzi bawe wababwira ko rindi ni ikibazo maze iminsi ndi kubaza none ndakibajijwe ndinde yego ndi Jean Google Mr Jean Google ni umwana wa gatatu mu bana batanu umwe yitabye Imana dusuye turi bane yego pole sana umukobwa umwe w'imfura wanyuma nawe yari bucura ari nawe tutabarutse nkaba ndi umuhungu ubwo ngendo wa gatatu nkurikira umuhungu ngo tuvukana njye usiyo tarashaka
muri makumwe ndi ingaragu. uri ingaragu nubwo ngo uracyari ku isoko uracyari ku isoko igifunguzo nturakijugunya navukiye Musanze yego ariko nkurira ubuzima bumwe muri Kongo nzi indimi zigeze muri 3 cyangwa enye Icyongereza Kigande Igiswahili n'Ikinyarwanda nkurira Uganda n'agace gato imyaka mikeya amashuri yanjye nyiga hano mu Rwanda yego nize primaire kuri Bukani njya Zibone Nyabihu nkomereza Huye ubuzima busanzwe iyo bavuze ngo uri muntu kino umuntu ni ikintu kigari cyane ni igisubizo umuntu avuga ngo guhita ubona ni ikibazo guhita ubona ibisubizo byacyo cyose ngo umuntu yivuge ura profile yawe ntabwo ijya yuzura kuko wakubwira ngo profile yawe ufite uyu munsi wa none iruzuye wasanga ituzuye kuko uwo wari uriwo ejo ntabwo uyu munsi wa none ari we uriwe kandi iyo kwa updatinga dushobora kumara umwaka tutapdatinze muri profile yacu yes rero kuvuga ngo ninde ni igisubizo ni ikibazo wakwakiramo umuntu yavuga ubuzima bwe bwose ni ukuvuga ngo ni igisubizo gishobora gusubizwa buri munsi uko bukeye uko bwije kuko background igenda ihinduka cyangwa se profile ariko nduwo nguwo ndumwanditsi wa filme umaze kubikunda no kubishyiramo ubwenge n'ibitekerezo no kubishuramo amafaranga ntabishize inyuma no nyeshura ntayo mfite taza kwa manda yafite hari umushoramari ushaka kumenamo rwose azibasukemo rwose bamenemo abakunzi bo narabatengushye ariko nagarutse uyu mwaka nuwanyu. Okay, wenda aho ngaho turaza kuhagera utubwiye uwo uri we none twinjire mu ruganda nyirizina. Mu ruganda uravuze ati ndi umwanditsi cyangwa se uri umushoramari muri industry ya cinema ku buryo bwagutse. Mu ruganda rwa cinema byongeyeho hano mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Musanze uko bukeye nuko bwije kagenda gatera imbere mu bigaragarira amaso ndetse no mu bikorwa. Muri cinema uhabihagaze muti? Muri cinema ubihagaze muti? Navuga ko muri cinema nari ku ruhande rwanjye abarwa mpera ngiye kujya ku rw'abandi kuko ntabwo turi twenyine mu myaka inishize nshize hanze cinema ya filime ya mbere episode ya mbere Ikiro cy'urukundo ni volume ya mbere ntabwo nava mpagaze nabi ariko nanone kuko narazamutse ngizomera nkusubiye inyuma yego ubu ntegereje kugira ngo ndebe ko nzasimbuka twasuye filime Ikiro cy'urukundo irakundwa dusura n'andi mafilime arakundwa n'udufite andi mafilime akozwe abitswe bitewe n'isoko ntagetingaho kuko kuba ufite filime ibyo wari ufite byari biri kuri hiti bikamera nk'ibikendere bitakirebwa cyane cyangwa se bitakikundwa cyane ukajya andi mafilime ukora bishaka kugira ngo ushake indi nkoni ya mwamba uzacumbagira kugira ngo ya mafilime nzayashyire hanze mfite ikintu kiri gutrendinga nayo azamukire kuri yayindi abe promoted yayo ngayo. Cinema rero uyu munsi wa none ndacyayirimo tumaze iminsi turi gushutinga Ikiro cy'urukundo ubu ngubu bari kueditinga uyu munsi twagombaga kuba twashira hanze trailer ariko ntabwo biri bukunde tuzayishira hanze kwa 4 agace gatoya kayo ubundi kwa mbere w'ikindi dutangire tubahereza episode buri wa mbere na buri wa 4 bizagizwe n'ama episode 11 tugahita tuyisoza nyuma yo gusoza Ikiro cy'urukundo tuzabazana indi filime nshyashya nayo twatangiye gushutinga. Yego. Okay, wenda uko niko uhagaze gutya muri cinema muri no minsi ntarajya kure wenda icyo nashakaga kongera kukubazaho wenda wisanze gute kugira ngo wibone muri cinema? N'urugendo rurerure navamo rwatangiriye hano kuri Bukani hari igihe mbere niga primaire hano hari agace k'iburasirazuba kigeze ntabwo nibuka akarere neza ko nankiri umwana kigeze guteramo inzara ije Kayonza ni he ariko abantu barabizi abantu bakuru kuri ngiye barabyibuka neza icyo gihe twiga primaire bakagenda badutuma ufite ikaramu ufite ikayi wanyu mufite ibishyimbo kazana ikiro cyangwa inusu wanyu mufite ibirayi kazana ikiro cyangwa inusu gutyo noneho twe kugira ngo abanyeshuri baze kubyumva neza turagenda dukora nkora ikinamico tuyikina mu rusengero rwa ADPR kandi icyo gihe ntabwo rwari rwakubatswe abanyeshuri twese tujyamo n'abarimu turayikina dukangurira abantu umutima wo gufasha uburyo bwo kugira neza niba bari kwicwa n'inzara turi kujya mu majyaruguru ntabwo twahura n'ikibazo cy'inzara cyane nk'uko icyo gihe niba ari mu Bugesera niba ari he baraza kutwibutsa ndabizi byabayeho ubwo icyo gihe barayireba tunarafasha ntangira uko ngize segonderi
nkajya nakomeza nkandika ariko nkabigumana nza kugira igitekerezo cya idea ikiro cy'urukundo. Ni ukuvuga ngo mu kwinjira mu ruganda rwa sinema byahereye mu ikinamico. Mu ikinamico yego. Tujya hariya buri wese akarepeta ibyo ari buvuge, tukambara tukisiga ingwa mu ntuze n'amapuderi mu maso, umusaza akigira umusaza, turagenda turayipresenta imbere, birarangira. Ngeze ku ishuri secondaire nkajya nkomeza nandika amakina, urabona hari icyo bita spectacle, abantu bakaza bakabyina, mugategura icyo twita hagategurwa icyo twitaga cyangwa se na n'ubu byitwa amasketch. Yego, tukajya ari imbere tugapresenta. Twagiraga umunsi umwe nuko ngo buri wa gatanu wa nyuma w'icyumweru. Yego, twabaga dufite twese guteranira muri refe kuko twebwe nta sare twagiragaho nize, tugapresenta. Yego, urumva birakura. Nibwo nakuze rero nsoje kaminuza, ndeba uruganda rwa sinema ukuntu abantu barukoramo. Ndabyuka ntuza Patrick Wineza, hari filime yigeze kumurikira hano muri sale y'umurenge wa Muhoza. Kigiye twe kwinjiramo byari bigoye kuko nari ikiri umwana, hari niga primaire, ariko ninjira nsimbutse igipangu ngwamo imbere paka ngezemo ndakireba igitamo. Yego, no mu gutaha nabo ndara mu gikoni, nsanga mu rugo kuko byarangiye bwije, ndara mu gikoni. 2010 na kangahe ngira ngo ntabwo nakwibuka umwaka ariko ni kera, kuko ni filime yaroshinzwe yitwa Amarira y'urukundo. Yego. Urumva ni urugendo byari bindimo ariko ntarabijyamo. Igihe kiragera rero ndabana no reka igitekerezo cyanjye ni present nyishyire hanze. Yego, none icyo ndabana kampere ku filime Ikiro cy'urukundo. Riza ari ijambo ricyanganyikishije ku bantu benshi cyane. Umuntu nabyaga ngiye gukira hanze filime yitwa Ikiro cy'urukundo ntabwo yabyumvaga. Niyo titre niyo gusa hari umuntu kwisobanura bintwara umwanya, ntabwo byoroshye guhita ubona igisobanuro cyayo. Hari umugabo witwa Nsanzabera Jean de Dieu, mushimire cyane, ni umwanditsi w'ibitabo akaba n'umusizi, akaba n'umwanditsi w'ibitabo. Uyandikira Igihe. Nejo yaradufashije mu nkuru badukoze, Imana bahumugisha ku Gihe. Ndamusuhuje uriya mugabo ndamukunda cyane. Nsanzabera ndagusuhuje ndi imbere ya kamera ariko 28 kuri 28 mu bihe bitandukanye nkurikira ibiganiro byawe wakoze kera. Yego, ndabimujyanira mwereka synopsis ya filme, mwereka izina, arambwira ati ubuhanzi ni iki? Ni ukurema icyo abantu batazi cyangwa se badasobanukiwe bakazagisobanukirwa kuba ko wagikozeho. Yego, genda iyo titre nta kitwaye. Nshaka umugabo witwa Bushayija Pascal, nawe ni umuririmbyi wa gakondo, naramfasha kunkosorera. Nibwo nashize ubwo mwagiye kujya mubona ikintu cyari gifite carte. Nambwira abantu burya byakurikiyeho byose byari nk'isomo byo kwiga kuri ngewe kuko bifite story nziza. Yego, ibindi byose biza biri muri story. Udafite story ukaba ufite amashusho meza na sound nziza nubwo byuzuzanya, ariko udafite story nta cyo ufite, nta kintu ufite. Nibyo tunabona hano hanze, amashusho meza arahari n'amajwi ariko inkuru nta kirimo. Ibikoresho tumaze kubigwiza. Yego, inkuru nta kirimo, ni naho uzarebe. Hari ababyeyi bamwe tugenda tugana bati comedy iri kumira filme uruganda rwa sinema. Yego, kabwa ntabwo kuvuga ngo bamira comedy iri kumira filme nuko ari abantu bashaka bananiwe mu mutwe afite stress bashaka kubareba. Ako nk'umubyeyi witwa turukwana ati nuko bashiramo ibitutsi byinshi. Yego, namwe nti yesi baratukana wenda biri mu kiboneza ntacyo byari bitwaye ariko hari ibitutsi byinshi. Tumeze biri mu kiboneza mvugo ko gutukana, ariko ari generation y'abantu badakwiriye kureba bya bitutsi biri muri cya kiboneza mvugo. Kandi n'abantu bari kubareba n'abana bato uri gufata telefone cyangwa kwirebera ntuza cyangwa kwirebera ntuza. Ndavuga nti filime ahantu itandukaniye na comedy. Filime ni igitekerezo cyabayeho cyangwa kizabaho kiba kiri gukinwa. Comedy ni ibintu biraho umuntu ashobora gutekereza, ndakubwira byanze bikunze ngakurura ako kanya bikarangira. Hari abatera comedy zirimo inyigisho, hari n'abatera comedy zitarimo inyigisho. Nawe dukora filime turi gutagetinga ku bintu bizabaho tukabibona cyangwa byabayeho cyangwa biri present ako kanya. Ni rero mwe kujya mubyitiranya na comedy. Comedy nibyo ziri kurebwa, bari kubikora bakaza zikarebwa. Mu rugero ntabwo ngiye gusebanya. Yego,
nk'amafilime nyarwanda natangiye ndeba n'izi saha ariko ugiye kubazamo umuntu ngo igitekerezo cyari cyihishe inyuma y'ibi ngibi akavuga ati ni Kiramani gusa mba ngiye kwirebera ni ukuvuga ngo ntabwo ari kureba igihangano ahubwo ari kureba umuhanzi, ari kureba wa muhanzi urimo. Ariko se tutarajya kure ibyo byaba biterwa n'iki? Urabona bimeze nk'uko Seburikoko yaje yubatse brand ya Seburikoko. Umunsi wanamuza gusaca umuntu ukomeye mu Rwanda ukurikirwa cyane, ugiye kureba Seburikoko, ugiye kureba Bamenya, ugiye kureba Nsabi, ugiye kureba Papa Santoza Kibongi, ntabwo ubu kuba ngo ngiye kureba filime yahagarariye ndebe ya continuité yabo yakomeje. Mu gihe filime nya filime uyu munsi wa none wagarura yana mafilime yo hanze cyangwa se wakazana igitekerezo cya filime nk'amara y'urukundo niwe warayirebye aho yahagarariye akazana flashback yahahise, wakomereza ureba ifilime, ntabwo wakomereza ujya kureba umukinyi umwe. Ubu hari umuntu wakwicara hano akakubarira filime ya Rambo yose, yego umuntu ayikubwira mu mutwe kuva itangiye kugeza aho yari igeze. Mu gihe bigoye cyane kugira ngo ngende hariya Bamenya series ngo nkubwiye ngo yatangiriye aha ngaha ntuzara gukina gutya ntuzara gukina gutya. None se byaba biterwa no kuba ari ubumenyi buke mu guhanga, cyangwa se hari ikindi cyaba cyishe inyuma yo kuba ibihangano cyangwa se filime cyangwa se nyine muri rusange uruganda rwa sinema kuba rutagaragara neza mu nkuru, aho nabo babyeyi bavuga ati no hari uko bahanga tukabona komedi turabireba ariko birasa naho bigenda biganza filime nyirizina. Wowe ku bwawe nk'umuntu bimazemo igihe unakurikirana uburyo bikorwa mu buryo butandukanye, ubona impamvu yaba ari iyi, ikibitera cyaba ari igiki? Kubera ko impamvu nkubaza ibyo kuko byanga bikunda nawe waba ufite igisubizo uje uzanye nk'uko tubwira ati hari izindi volume ziri inyuma ngiye kuzana. Ikibitera cya mbere kubaka igitekerezo bisaba umwanya, kubaka story izaramba ku byo umuntu ayireba akabona irimo ubwenge ni ikintu gisaba n'amafaranga. Bano babikora rero kugira ngo ubuzima bakeneye amafaranga y'inzu, bakeneye kurya no kuryama, bakeneye guhemba abo bafatanyije transport, kandi nta bushobozi afite bw'ahandi hantu ari kugera gute ari bukure. Ari gukora ari kurwana nuko afata one shot cyangwa se two shot kugira ngo asoje abone episode, mu gitondo yongera gukora abone indi episode, ubuzima bukomeze. Ntabwo ashaka kuzareba kuri cya kintu ari bukore nyuma y'imyaka 5 kikazaba kikivugwa cyangwa kikazaba aribwo kigezweho. Uyu munsi naho ushobora guhimba story mu myaka 5 akaba aribwo tuzagera gute izahabwa agaciro nk'umuhanzi kavuga uti uyu muntu yari yarayubatse muki, yari yarabivuzeho muri sinema. Yego, ubwo rero ikibitera cya mbere nubwo bukene. Niyo wararebye hari filime yari imaze iminsi yo gutambuka yitwa Maya, nimba yarahagaze yakinewaga i Kigali yitwa Maya. Ni filime bare barubatse ku buryo bwiza ariko kubera ubushobozi nta hantu ukora ukagira amafaranga agahita agira gute agahita ashyira amafaranga nashoye muri episode ngewe nta handi mfiteho gucururiza ni kuri YouTube. Hari umuntu twigeze kuganira arambwira ati buriya ntuzarebe ko filime bashobora kuyaplodinga ugasanga yagize views 5,000 cyangwa se 40 cyangwa 100. Atakenshi hari igihe umuntu ayireba ashaka nibura ese hari ikintu cyaba kirimo, eje kongera igasohoka kongera akareba bati ese hari ikintu cyaba kirimo. Nawe ndumva ariko usa n'ubibona wenda uvuga ati amikoro n'ibiki byose kuri gisaha wenda ufite ibyo wagiye unenga cyangwa se nawe ukeneye gukosora. Ni ikihe gisubizo ugiye kuzana wenda gishobora kutaba 100% ariko ukavuga ati ngenekereje hari ikintu ngiye guhindura? Mbonye niyo mpamvu nashatse kugira ngo nsoze ikiro cy'urukundo kuko numwe na narindimo abantu babwira ngo kizakomeza. Nashatse kugisoreza ku episode 11. Nashatse kongera kubaka ubuzima bwa filime. Filime ni ishingiye ku buzima. Yego. Niba umuntu ari mu kazi tumuna ari mu kazi. Mbese n'ubwo buzima. Icyo ngiye kuzana mu ruganda rwa sinema n'ubundi ntabwo ngiye gukora ibintu bya hururu. Nanjye ngiye haranamike kamera umuntu azatukane cyangwa se avuge abantu mbona ba followers. Ndashaka kubaka igitekerezo kujye ko umuntu arabire akavuga ati wow niba harimo ibintu by'ubwenge. Hari ukuntu umuntu areba
muri comedy ntabwo dusubiza inyuma iyo tureba. oya Ariko filime urareba ko kakantu ntakumvishe neza ugakora back ukongera ukareba ukuma n'ubundi ntabwo kujya gute ntabwo uri kubyumva. Iyo niyo filime kureba uri gutekereza ngo byaba ngombwa kana betting ase hagiye gukurikira hiki agenda ba filime n'icanye n'umuntu nkamubaza kad betting ikintu kiri gukurikira to guesting to niyo filime ni mbaho muri njyewe numva ariyo filime nshaka kurema mu bantu yo ko umuntu areba filime akavuga ati no aka kantu ntabwo ndi kumva ikintu yarashatse ko abivuze kandi tutabibonye. Mu karere ka Musanze nko nabivugaga mu ntara y'Amajyaruguru hanze y'umujyi wa Kigali tumenyereye ko ibyinshi bikorerwa muri Kigali, hari ibyo dukunda tukishimira, hari n'ibyo tureba nyine tugira ngo turebe ikirimo nk'abandi bose nkuko nakubwira ngo wagendaga bivuga. Nayahe mahirwe wowe ubwawe uri hanze y'umujyi wa Kigali? Yego na Musanze ni akarere kunganira umujyi wa Kigali ka kabiri, ni izihe imbaraga ubwawe uzifashisha kugira ngo ibintu bishobore kuba byagenda neza? Bo icyambere nabyaye Nyarwanda ntabwo ndi muri Musanze gusa ahubwo ni Kigali. Byanze kunene gukora ibintu kugira ngo mbonemo inyungu, mbone kubaho nabo turi kumwe kugira ngo babe developed batera imbere. Iri soko ndimazeho imyaka 4 ntanya guproducinga ibikorwa. Ubu rero muri Musanze izi sene tugiye kwanza zirarangira dutanye iyo filime yindi nayo tibahereze. Ubundi mu kwa 7 nanjye Kigali already hari tugiye kujya dukora amashuti mu buryo bubiri bitandukanye, bimwe Kigali bindi Musanze. Kuko urabona uko byamera kose nubwo hano haba gukompeta dukeneye kwereka abanyakigali ko dushoboye. Kandi ntabwo nkeneye kwimuka. Yego. Kandi ntabwo nkeneye support y'abastari b'i Kigali bano bakoze amazina, kuko njya gutanya n'undi nta mustari wari urimo. Abo twatanyiranye hari aho bamaze kugera, bamwe muri bo bagiye babyungukiramo bakabona izindi platform. Uyu munsi wa none rero icyo ntekereza ni kimwe, nuko hano Musanze imbaraga zirahari. Ntabwo turi kure y'itangazamakuru kuva no kugera ikirere n'amasaha 2 n'igice, nta nubwo ariho riri honyine, nta nubwo ariho riri honyine. Ukora ibintu byiza bazanshaka, ndi hano nicaye kugira ngo nkore ibintu byiza, mwebwe muze murebe ibyo nakoze munshaka ahubwo kugira ngo ngiye mpaguruka ngiye kubashaka. Kuko n'ubundi imbere narakoze ndabyuka Sabe niwe yavuze ati muze mbaho ikiganiro, nuko yari yabonye iki filime ntabwo ariko twamwaprochinze ni turicaye hano. Nabyo nabwira abantu mu performing mukore ugerageze gukoresha imbaraga zawe zose, ugerageze gusharinga ibintu wakoze, niba bibona bazamenya ko hari ushoboye. Kandi iyo hari ushoboye gukora ibintu byiza ukigaragaza biragaragara. Connection tumaze kugira ikintu cyose cyamene na makuru. Ubu ntabwo naswara link ari nziza umunyamakuru mwihereza undi n'undi akayihereza undi, kandi birashoboka. Hari ikintu kigeze kubaho hano mu Majyaruguru ndetse muri hano muri Musanze kitigeze kinyura bamwe mu ba acteur n'aba actrice yaba ba script writer n'aba director wenda batari bamenyekana, cyo kuba hari abantu gushaka abastari b'i Kigali ukubyumva, cyangwa se n'abandi bantu bitwa ngo nabi Kigali bakinjira muri cinema nkaho aribo baje kuyubaka iya Musanze. Ugasanga ntago bahawe agaciro abantu ba hano mu munota. Allo yego hano ndi gutanga ikiganiro hano inyuma kuri ya studio indi y'amafoto hamwe duturanye. Ogeze uratumvugisha ndi kuri studio hahandi inyuma hamwe duteganye h'amafoto. Sorry. Yego nari nkikubaza nyine ibintu bijyanye na casting mu bakinnyi. Hari ikigeze kuba hano Musanze bazana abakinnyi b'i Kigali baraza gukina, bimaze igihe ntibyagenda neza, habako hiyambazwa babandi n'ubundi batari bahawe agaciro kugira ngo bakine. Icyo kintu ngira ngo nawe makuru ushobora kuba uyaziho, ntago bamwe mu bakinnyi bari hano babyiteguye ndetse bafite n'ibyo bakora bazongera kugongana n'icyo kintu ku ruhande rwawe nawe. Abanye sabanje ahubwo abo turi kumwe mu bitekerezo mu mbaraga ndacyabafite n'abiyongeramo baza bajya mu bandi, kandi uzabakenera wese amarembo arafunga azaze
atware ariko nta buzabagurana. ariko nge nicyo kintu kiriho. Ababazanye nabo bari baje gukompeta kwa ko babonaga hari ikigo cy'ukuntu kiri guperforminga, ndabareka barakora, ariko nabo ibyo ibyavuyemo byaragaragaye nta musaruro byatanze. Ndacyahari kandi ndi gukora. Yego. Ni iki wabwira abantu wenda tuvuge abantu bimukina filime cyangwa se ni iki wabwira abantu bari mu karere ka Musanze ku bijyanye na sinema? Ndavuga abo ugiye guha produit cyangwa se abo ukeneye kuzakoresha. Abo tugiye gukorana nabo ngiye guhereza produit n'abanyarwanda bose muri rusange. Ikintu cya mbere nashizemo ni ugukora, icya kabiri ngiye gushyiramo imbaraga ni promotion kugira ngo ibyo nakoze bigere ku bantu benshi. Hari igihe ukora ibintu byiza ariko kugira ngo bizamenyekane bikaza kugorana, bitewe n'iki uriya n'isomo bya marketing abantu barize. Gukora promotion burya nacyo ni ikintu gikomeye cyane muri production n'ibyo ugiye gushira hanze. Hari amakuru nigeze kumva ariko ku kiriyo cy'urukundo cyuko hari icyerekezo cyuko zishobora kuba zazindi wari warakoze byashobokaga ko zaca kuri Zacu TV, byarangiye gute? Twananiranwe mu mafaranga, aduha conditions zigoranye, ndetse twaragerageje no kwisango duhe content nabo tunaniranwe mu mafaranga. Tugira cyakora kwisango twapfuye akantu kamwe ko gutuma kuko twasubira muri shoot kandi hari abakinnyi bamwe twatangiranye batari bahari. Mwasabwe ko mugomba gusubiramo muri shoot ariko mukongera mugakora na casting. Ni ukuvuga ngo story yari yakunzwe. Yego. Ariko ntibyakunda kuko bamwe mu bakinnyi bari bakunzwe nta twari tugeze, byari bigoye cyane kugira ngo duhuze nabo. Ni content y'umuntu ntabwo isaza, ndacyari yanyenda cyayifite. Uzayikina kwa yayifata akinyuza kuri televiziyo yuko yakabaye ahereye kuri episode ya mbere kugeza kuri season ya 4 azaze nzayimuhereza n'undi wayireba. Nize ntashidikanya ko abanyarwanda bamaze kuyireba. Target yawe ni iyihe rero mu buryo bwo guseringa? Utekereza guseringa YouTube cyangwa se hari televiziyo runaka uvuga ati nindangiza gukora products zanjye nzazihereza iyi televiziyo? Kuri ubu ngubu ikiro cy'urukundo nabana cyo kuri YouTube n'indi zayikurikiraho ko nyuma yaho urumva nimara kwegera muri za Kigali ngomba kureba ahantu televiziyo igomba kunyuraho nkaba content, naho wa mwanya abantu baje kwamamaza muri ya content yanjye tukagirana agreement. Byose urumva bitera bivira ku bukene. Mfite amafaranga najya ngiye nkagura ikiganiro kuri televiziyo nkaba mu mpisaha ihoraho imisi niyi ukishyura airtime. Yes. Ngiye nzajya ndayikoresha muri sinema, ariko kubera ubukene ntabwo wagira, turacyari hasi. Ariko icyo nkimitekereze mfite mu mutwe niyo ngiyo uko bigenda bikura bizagerwaho. Niki wabwira abakunzi bawe? Icyo nababwira ni ukubi excuse mu tubabare twaratinze kandi twagarutse. Twagarukanye bamwe mu bakinnyi twari dusanzwe dufite barimo Calvin Afia tunamusuza ahantu ari. Twatangiye gushutinga cyangwa twasutinzemo muri nkeya ahita hanze y'igihugu. Hagarutsemo Jamari, hagarutsemo Ndanda, hagarutse benshi muri bo bagarutse. Mbararikiye kuzayireba ni kuri Iris Rwanda TV kwa mbere y'ikindi cyumweru, ni wa mbere na buri wa kane. Niki wasaba abantu baba bafite amafaranga? Abafite amafaranga kuki mudahumuka? Ngiye narabasanze ndanabisanya nkora approach mbereka ko ubushobozi buhari bw'ibyo tugushobora gukorana namwe, uko dutera imbere namwe mukarusha kugena business zanyu zitera hehe imbere. Bamwe muri Musanze rero barayatwiba bakayajyanira abahehe abi Kigali, kandi abi Kigali bakaza natwe bakaduforoga. Bashobora kuba batazi ko muhari. Bashobora kuba batazi ko muhari. Mu bimenye turahari kandi turi gukora. Ubu noneho namwe my dear, hari igihe natwe tugiye dushobora kuzaba nk'ubuki, natwe mugatangira kuba umuntu yaturigata, natwe tugatangira twabati noneho kugira ngo tubane namwe murazana umufungo ungana gutya. Birashoboka. Byose no gusenga Imana hamwe n'Imana, nizera yuko ntashidikanya ko ibintu byose birashoboka. Advice waha abantu ni nkiyihe? Advice nabahereza kamere ku bashoramari. Mushigikira impano ziri hano Musanze, ziri hafi aho ngaho hari ishoramari rigari. Mumenyekanisha ibyo mukora, muzamukane n'abazamuka, mwe kuzamukana n'abagezeyo. Ko nujya kuri RBA uyu munsi none hari abantu bumva kuri ubuno kwamamaza kwizani kuri social media. Mutugane filime zacu zizakundwa kandi ndabizi zizarebwa. Advice nabahereza mutugane. Ikindi kintu nahereza inama ku bakintu tutangiranye urugamba. My dear friend, my dear family, uru ni urugamba rukomeye cyane. Mumfata inkokora, mumfata amaboko, ninjya gusubira inyuma mumfata udutsinsino, ubundi munsunike nanjye mbasunike, uzagerayo mbere yongera agaruka asunike abandi. He kuzagira uzamuka ngo yibagirwe abandi.
ikindi murabizi njya nshaka ku meza amwe ni nanagaritse ikiro cy'urukundo kubera impamvu mwe muzi tukinana yuko nta mafaranga twa dufite kwa twayishoramo kandi ntiwafunga iduka byinjiza. Ubu none nongeye gukusanya izindi mbaraga nzi ku ahandi hantu yanzisha muri filime. Mumbe hafi rero kugira ngo tutongera kubura. Reka tugushimire rero kandi tukwifurize kugira umwete n'impagarike n'ubugingo. Murakoze cyane nanjye ndabashimiye. Bibuke gukora subscribe kuri Iris Rwanda TV. Imbuga zose yaba Instagram, Facebook, Twitter ni Iris Rwanda. Mujeho mudusupporting nyabuneka turabakunda.